kinini cyane itegereje gushaka igitego cy'intsinzi ku ikipe yanyu. Abantu bakunze gukoresha ijambo mu mupira rivuga ngo iyi ni senye ikipe itwara igikombe. Sinzi ko Sara wo muri Bibiliya wabyaye afite imyaka 90 ariwe wishimye kurusha umukobwa wabyaye afite imyaka 20. Sometimes we become stupid muri analyze. Gukina igitego kigaragaza ko iri ku gikombe. Muri coaching points I can see ko harimo ikintu cya concentration cyo gutegereza paka no kwisegonda rya nyuma, ikintu cya vivacité. I can feel ko harimo icyo kintu cyo kuba president Wenger ne wigize kubwira Mohamed Salati ushaka ko umukinnyi ukomeye ngo ni niwe namiruta izindi yakiri mu mateka ye, ati juba muri action match kugera irangiye, you never know igihe wakorera difference. Okay, nabibona ko cyabonetse mu minota nyuma yego bakomeje kugerageza, ariko je doute fort ku kintu cyitwa reaction, kuko iyo ugiye gupeza muri coaching points upeza ikiruta ibindi. Ikiruta ibindi nuko niba Rayon Sport yarahaye itsinzwe uri APR ugomba kuranga 17 nibo babashe kugera muri stade Amahoro. Umukino wabonetsemo amafaranga $67 nazo barazitangaje ku munsi w'ejo. Amafaranga urebye barayabonye, ariko amanota bayasiganzira. Kipe ya Rayon Sport yari yashyize abakinnyi bayo beza isanzwe ishyira mu kibuga. Fitina Ombolenga yari kuri 2, Aimable na Youssou Diagne bari mutima defense, Bugingo Hakim yari kuri 3, Dafe ndetse na Richard bari hagati mu kibuga muhereke babakina imbere. Rukundo Abdulrahman Papley yacaga ku ruhande rumwe, Haji ku rundi ruhande, hanyuma Abedi ari urataha izamu, Kadime Ndiaye nawe ari umuzamu wabo. Babasha gushyira abakinnyi babo beza bashoboka mu kibuga, ariko match barayitakaza batsindwa na Mukura itsinda match ya retour. Nibo babashe gukuraho Rayon Sport amanota 6-6 mu mikino yombi. Rugaju uyu mukino turawinjiramo tusesengura mu buryo butandukanye, yaba muri effective ariko yaba nibyo abantu bavuze bati Rayon Sport ntimeaninga business yo gutwara igikombe, kuko aho byari bikenewe cyane, aho babikenewe cyane amanota iyasiganzira. Reka tubitware gutya. Ikintu cya mbere tudakwiye gutindaho cyane, reka duhere ku cya match nyirizina na preparation. Kujyana match kuri stade Amahoro igitekerezo cyiza cyo kugira ngo bazamure umora amafaranga ashobora kwinjira. Kuba abafana bataruzuye ibyo ntago ari ikintu wenda navuga ko nta cyaha babikozemo. Ubuyobozi bwari bwagerageje nyene gukora mobilisation mu bishoboka byose. Nabo babonye n'umusaruro warabonetse ko babonye ntago wajya muri Kigali. Yego, nabo kabira actually bakubye kabiri Kigali. Bagomba kujya muri Pere. Ibyo ni byiza ntacyo bitwaye. Nibyo nari navuze kuwa gatanu. Binumvikana nabi kubashaka kumva nabi, ariko nta nicyo binatwaye kuko nabyo ntacyo byahindura nyine. Iyo ushaka kumva nabi wumva uko nyine wa interpret uko bishaka, nta nicyo bihindura. Ibyo ntacyo bitwaye. Anyways, navugaga iki? Navugaga ko ibitekerezo byabo biri hanze y'ikibuga kurenza pitch. Please mugaruke mu kibuga cyane. Ni byiza akazi mwagahaye Ngabo, arimo aramobiliza ku maradiyo, arabwira media mudufashe, tukanabikora rwose. Nta nicyo binatwaye, niho musanzu umunyamakuru. Ni n'inshingano. Ariko impamvu navuze ririya jambo, nabonye hari n'abagakase barakangarurira ngo Rugaju ngo batubwije ukuri ngo nuko abantu batumva ngo nyongo baragututse ngo nyuma ngo barakugarukira. Icyo nari ndimo ndavuga nari nkizi. Nari mbizi neza ko Rayon Sport in house imbere iriya ensan vapa. Nari muno navuga ngo fix that problem kiri mu ikipe. Don't put much focus mu bintu bimeze nko gukinga abantu ibintu by'ibikarito ngo twebwe ngo match ngo kuzuza ngo APR ngo tuyirusha abafana ngo who are you fooling? Uri kwibeshya. Lorenzo maze igihe mvuga ijambo rivuga ngo
tujye tuba abagabo twibwiza ukuri kuko nibeshya nze nibeshya ko ndi kubeshya Lorenzo urugero ibaze ndamutse ngenda na Lorenzo dukorana nkambwira Lorenzo ngo ubu ndeba nge sinywa itabi cyangwa sinywa urumogi Lorenzo akabirivinga ko ntanywa itabi cyangwa ntanywa urumogi ariko wagera mu rugo ariko nkaba ntwika ibihaha byanjye ndi mu rugo we am I fooling ushobora kubeshya abandi ariko iyo ugezeho nawe wibeshya ariko yego ikibazo rero cyari gihari muri Rayon Sport icyo ngiye kugarukaho kiri muri press conference ya Robertinho njye niho mpita ndeba mbere yo kugaruka muri match reka mubwire ko yatuye ikibazo cya mbere Robertinho kubera iki ikipe ya Rayon Sport yakinnye nabi ku buryo mutigeze mubasha kubona resultat ikibazo cya mbere yakigaruye muri mercato yo mu kwa mbere gusa yavuze yego yavuze ngo Biramahire Abedi ntabwo akina umwanya ubundi asanzwe akina mukinisha ku 9 ariko ubundi Biramahire no muwinga uca ku Keve yabivuze kuri nyuma ya match ya derby yaravuze ngo mfite foro nganye yarazi guhagarara nka nimero 9 nzi kumukinira inyuma nzi gihe muha azi kunyakira baro aravuga ngo ubu siko bimeze yego baro singira uwo nyiha singira uko nyitanga singira uyaki barabihurizaho nk'abatoza ejo mvi Musanze navuganye na Haji Kanyabugabo mu kwambira babizi ko yarabishyushyemo n'ibintu bya Amerika barimo aragerageza bagereza gushakira Rayon Sport abakinnyi twavuganye twibukiranye ikintu kimwe mu kwezi kwa mbere mwari mufite amahirwe iyo gukilinga season yego yo kongeramo mugafatira ku manota 5 mwarushaga ikipe y'umukeba mukongeramo intwaro abayobozi barabyumvaga bari babisezereje abafana kuki batabikoze icyo gihe igikombe mwarakirekuye niyo mwagitwara muri season ntabwo mwamukidizavinga ko mufite ikipe itadizavinga gutwara igikombe ntabwo ikomeye niba umutoza wawe akubwiye ngo munyumve neza tujyane ngo umukinnyi ndi kumuhengeka tuzi urwego rwa Abedi ndashaka kuvugaho ariko ruri hasi rutangana n'icyo wako expectinga ko mwataka wafasha ariyo naho naramwaje ngo none coach kufite umukinnyi waguriwe mu kwa mbere witwa Jalo rutahizamu tipike nimero 9 abareye umwongere mwibuke ko mu kwa mbere babaguriye Jaro babagurira Asana adabyumva nababazana na Dafi umva ukuntu yabivuze press conference ni nziza ziba mu kuri kose yego yarambwiye ngo exercice anaerobi na exercice aerobic byose ntabwo ari ku rwego rwiza ndabisobanura ubwajemo poya coaching iyo tuvuze exercice anaerobi ni ibintu biri physique ukora byo gukomeza muscles guterura ibiremereye bona abakinnyi bajya mu gym mu yandi magambo Lorenzo imbaraga z'umubiri z'umwana afite imyaka 20 aracyari muri phase ya formation ntaraba miri ku buryo ajya muri competition ko biratandukana narabisobanuye ubushize ko hagati y'imyaka 6 na 13 ni initiation ibira twese twakinaga karere primaire hagati y'imyaka 13 na 17 ni pre-formation hagati y'imyaka 17 na 23 ni formation 23 kuzamuka uvuye muri academy bugiye muri competition cyangwa se na bagayogo byanze nyine birashoboka ko umukinnyi imyaka wenda nka Baramine ya Mari bamese kuri abagiye baza mbere ashaka kugira imana idasanzwe ni no mpamvu natwe twese dutungura bikadusiga uyu mwana kwiye imyaka akora bino bintu gute no mpamvu Bukayo graduating twese tukumirwa babita pepite yes ariko uzanye umwana wa 20 wakaba ari muri formation akiri muri academy umuzanye kuba rutahizamu equipe ishaka igikombe muri champion cyaje meza biri ya nyuma exercice anaerobi ziramunaniye guterura ibiremereye ibi by'amapine basunika ibi by'ibintu babazirika bagakurura kugira ngo akomere nyine abashe kugira imbaraga zikompeta none zatanze urugero rwa Bagayoko batangiye mukinisha 30 ya nyuma abantu kwa kutamenya umupira barasakuza ngo uyu mwana ngo uyu mwana ngo mwimwana batangira kumukubita match yaragudutse yarasinzi yaranze niko bigenda fata wa mwana uziga muri kaminuza mu wa mbere niwe Jalo
cyane izo mbaraga nase vugisha ntafite imbaraga kuri derby uramushyira imbere ya Clement ubugira ngo kina za jido Clement uba wibarangura kuri anarwaye nusureshya n'igihugu cyose karagahirika agakuramo ni ukuri k'umupira exercice aerobic zo ni ibi bintu bakora nko mu majim byo kwinjiza umwuka biriya bifasha nyine mu kugira ngo ibihaha byawe bityare bikore neza amaraso atembere neza nibyo bizana endurance ni nabyo bizana resistance no kuvuga ngo biguhereza umwuka mwinshi kuri atuye tubanga abakinnyi gafite imyuka donc ukaresista mu kibuga ukaba wakora ikintu kandi kuri vitesse nziza umwanya munini ibyo byose rakubwira ko umwana afite capacity yo kuguha iminota wenda 30 myiza aracyari umwana umubiri uracyakura nawe urabonye ugiye kumuhereza ibihumbi ngo 7 by'amadolari izo ni miliyoni 10 uje kuri rescue igikombe mu cyane bagukora ibyo uri gukora urabizi neza warabwiye abafana ko uzazana umutota izamu mbere mu karere kwizigira tujyane neza ibyo uri gukora no kubeshya bimwe navuze Lorenzo mushinywe itabi nageri wanje nkitwika ibihaha kwibeshya ibyo uri gukora uri kwibeshya kuri gushuka media ngo iceceke uri gushuka bareyo ngo bakomeze bagendere mu Kigali ariko urabizi ko nta mukinyi waguze uri murakora ko hari impamvu niba aratekereje bayo hari impamvu bayo yisanze muri Ashdod muri Israel muri Premier Division niba bayo ari rutahizamu wa Uganda Cranes hari impamvu yambaye jersey ya national. There is a reason behind. Ashobora no kuza bikanga mu mupira bibaho ariko icyo uba wakoze nta kinyoma ntiwibeshye waguze umukinnyi dira twese uzabadesi imyaka myiza uzabadesi kimwe n'abandi bose nkuko Nazare ari byanze kuri Hazard ariko Real gura Hazard ntago Perez agerecuza ngo wayi kuko nakoze y'abakinnyi beza ku isi no ubu bizi ko afite ubushobozi buza gukora icyo kintu wamuzaniye nawe ukoze recruitment mbi yanavuze ko basane ngo nabo bataragira fitness mwarabonye kuri ya dafa yakiri igice cya mbere gusa igice cya kabiri bahita bazana roje kubera ibibazo by'imvune n'ubu bagiye bazana abakinnyi badafite fitness ndaguhamiriza ukuri ko Asana ngo ntabwo afite fitness ntabwo afite fitness Asana nawe ntabwo afite fitness yarabizagira gute se yirarira mu kabari wow sinone se ibintu tubona twese discipline hanze y'ikibuga nta umukinnyi ukiza waje mu kwa mbere yibera mu kabari yaje mu kwa mbere yibera mu kabari asanana na mugenzi we basana hari nundi banyeretse umusirikare Queen ewa ibintu nirebera n'abakinnyi babiri umwe ari muri polisi undi ari muri Rayon ushobora kumbaza ngo ibona wagiye banagiye cyane gifite nyashi bapfa ni sasu ninde wanyeretse foto abakinnyi baje mu kwambira atatanya no gukina ninde wanyeretse foto so nukuvuga ngo ni hit mu kwezi kwa mbere twarimo tugana ari banyereke mu kwezi kwa mbere igihe Rayon Sport yari hawe ngo bapfa kumukoza ga premier yatsinze mu kabari umutara mu ngo bayigende simvuga amazina y'igende abayobozi bagiye gutegura match mu Kagera aba bana ba Basane na Basana birahiraga mu kabari kiragiye gusa icyo rero tuvuga iyo udakoze ibyo bintu ukaza muri match ugahora na Mukura ndashaka guha credit ubuyobozi bwayo Mukura itsinze APR indi match APR yarabatsinze itsinze rero match are retour yanganyije na AS Kigali yakubise polisi ihuye ndashaka kuvuga kino kintu ibyo ntabwo ari accident Mukura ari maze ibyumweru biri tegura Rayon barafite prime 150